Yesu ashimwe bene data, ndabashuhuje mbahaye intashyo guturuka muri Amerika. Hashize iminsi myinshi tutabonana, tutaganira, njya numva amakuru yanyu, ntekereza ko namwe mwumva yacu. Uyu ni umwanya mwiza Imana duhaye kugira ngo twongere kuganira ijambo ry'Imana. Nyuma yo kubaha intashyo rero ndashaka kubabwira, birashoboka ko ari bamwe benshi batanzi. Amazina yanjye nitwa Umukiza Justin, nkaba ntuye muri Amerika. Hashize imyaka 7 nge n'umuryango wanjye twimukirana muri Amerika. Birumvikana yuko imyaka kugera hano muri Amerika abantu benshi abibaza batese tubwire amakuru yanyu bimeze gute, ese mubayeho mute? Abandi bati barimo n'abatekereza bati kuva umuntu yagiye muri Amerika buriya nyine yakize kabaye. Ariko uko mbitekereza nuko nabibonye nuko kwimuka byabaye mu bushake bw'Imana kugira ngo umuntu yimure ibikorwa by'ivuga butumwa. Ntekereza ko Imana ari ifite nko ubushake ndetse n'umumagaro wayo w'umwihariko kugira ngo ituzane hano muri gihugu cya Amerika. Yuko tutari tuzi, tutanatekerezaga. Birumvikana mu gihe cyacu twebwe bavugaga kujya hanze ntago twumvaga Amerika, ahubwo twumvaga Uburayi. Wenda nibwo abantu basigaye bumva Amerika kubera ko abantu baje ari benshi, ariko twebwe mu gihe cyacu wumva niba watekerezaga kujya hanze wumvaga ari kujya mu Burayi. Amerika rero Imana yarayidutunguje, ariko dusanga ko yari ifite umugambi kuri twe. Kuko twageze hano muri Amerika nyine dukomeza kubona umurimo w'Imana nk'ibisanzwe. Tuvuga ubutumwa bwiza, turasenga, dutangiza ibyo by'amasengesho hano, tushaka itorero tujyamo, dufatanya nabo umurimo w'Imana, mwivuga butumwa baradusengera, mbega dukorana nabo umurimo, n'ubu turacyakorana nabo, ndetse bidushinga umurimo w'abagabo uragomeza uradukurikirana, umuyobozi w'abagabo mu torero dusengeramo. Ariko by'umwihariko munyemerere nanone mbabwire ko nyuma y'ibyo byose ndetse hagati aho Imana yaje kudushyiramo umutwaro wo gutangiza umuryango w'ivuga butumwa no muri Amerika. Abenshi yenda murabizi cyangwa se byagiye bageraho, hari umuryango twatangije nge na madamu witwa Wazis Family Life Ministry. Ni umuryango ugamije kugira ngo ufashe abantu kubaka ingo za gikirisitu zuzuye umwuka wera, uhereye bakira abasore kugeza bazamuka bubatse babaye ubukombe. Muri iyi minsi rero umwami yadushyize ku mutima kubwiriza ubutumwa bwiza ku bantu dukoresheje uburyo bugezweho bwa interinete. Abenshi mushobora kubona ibiganiro byacu kuri YouTube. Ugiye kuri YouTube ukandikamo Justin na Fabiola wasangamwo ibiganiro dutanga. Ugiye kuri Facebook ukandikamo Fabiola Kantarama nabwo wasangamwo ibiganiro tujya dukunda gutanga kenshi na kenshi kwa gatandatu. Iki nabashishikariza nk'abantu b'Imana ni ugusoma Bibiliya. Imana yadushyize ku mutima umutwaro wo gufasha abantu gusoma Bibiliya buri munsi. Twatangije gahunda yo gufasha abantu gusoma Bibiliya buri munsi, ku buryo nyuma y'igihe cy'umwaka umwe abantu bashobora kuba barangije gusoma Bibiliya bayirangije. Nabwo ukurikiye nyine ugiye kuri Facebook yacu ushobora gusoma ushobora kugenda ubona amaverse cyangwa se ibitabo byo gusoma buri munsi. Muri make rero ibi byose mbabwiye byari nko kubasuhuza no kubatashya no kubabwira ko turaho tugishima Imana kandi tugikorera Imana. Uyu munsi rero Imana yanshyize ku mutima kugira ngo tuganire amagambo ajyanye no kuyikorera. Ijambo rivuga ngo, umutwe w'amagambo turi buganire uravuga ngo mureke twezwe kugira ngo Imana ibone uko idukoresha. Mureke twezwe kugira ngo Imana ibone uko idukoresha. Hano nashatse kugira ngo shyira hamwe ibintu bibiri, nubwo kimwe cyagafasha umwanya wacyo ku giti cyayo, ijambo ryo kwezwa n'ijambo ryo gukorera Imana. Iyo usomye Bibiliya usanga ko Imana ari yera. Ikintu cyitwa la sainteté, ikintu cyitwa holiness, kwezwa ku Mana ni cyambere. Na muri bice tumaze iminsi dusoma mu Isezerano rya Kera, muri iyi minsi turi gusoma mu gitabo cyo Kubara, twagiye dusoma ukuntu Imana yagiye isura ubwoko bw'Isirayeli, ikabusura. Hari igihe cyagera ikavuga ngo Imana ikabwira Mose ngo bwira Abisirayeli bezwe. Mu kwezwa habagamo nyine bumvaga ari ukwezwa mu buryo bw'umubiri, bakoga, bakikunyura, bakamesa imyenda, ngo kuko ejo nzabasura, ku munsi wa gatatu nzabagenderera. Kwezwa kuko Imana idashaka kugira ngo Imana mu gukora nayo ntabwo ishaka kugira ngo tuyikorere tutejejwe.
ishaka kugira ngo niba uvuga ngo uri umukozi wayo, ishaka kuvuga ngo niba uri umukristo urakijijwe, ishaka kuvuga ngo niba witirirwa izina ryayo uve mu bidatunganye, ubu uri umuntu wejejwe. Kwezwa muri iki gihe tuvuga cy'iyi minsi ya none ni ukwezwa mu gato no mu kanini. Tukomeza kuganira ndaza kubereka uburyo Satani muri iyi minsi asigaye yaravangiye abantu benshi, ku buryo kwezwa, iyo uvuze ijambo ryo kwezwa bagufata nk'umuhezanguni, wavuga ijambo ryo kwezwa bagufata nk'umuntu utagezweho, wavuga ijambo ryo kwezwa bakagufata nk'umuntu w'ibikabyo, wavuga ibintu byo kwezwa bagafata nk'umuntu ushaka kubazanira ibintu byo gusubira inyuma utari mu iterambere, wavuga ibintu byo kwezwa bakagufata nk'umuntu w'umwadeperi. Umwadeperi wa wundi nyine w'umuturage. Nyangana n'abantu hano muri Amerika tubwira uri ki mu Rwanda se wasengeraga muri adeperi? Nticyane nasengeraga muri adeperi. Ya indi y'abaturage. Kubera iki batwitaga abantu b'abaturage? Kubera ko twari tuzi ibanga ririmo kwezwa. Kandi muri uko kwezwa niho twaboneraga Imana, tukabonera amavuta, tukabonera gukorera Imana, twuzuye umwuka wera, imirimo n'ibitangaza bigakoreka, abantu bakihana bakajya mu ijuru kubera kwezwa. Imana ishimwe cyane. Ariko reka mbabwire bene data, hari igihe Satani atuvangira ndetse agenda atera abantu, cyane cyane muri iyi minsi tugezemo, ubwo usanga abantu biruka mu bintu by'iterambere, ubwo abantu bifuza gusa n'abanyamahanga, ubwo abantu bifuza kugenda n'ibigezweho, urasanga ko ikintu cyo kwezwa kigenda gihinduka, kigenda gita imbaraga, kigenda gita ishusho yacyo, ugasanga abantu baragajuka, ugasanga abantu bari kugenda bacika intege, ugasanga abantu iby'Imana barabiretse, ugasanga abantu baragenda bavangirwa mu bikorwa byabo bya buri munsi. Uyu munsi ndashaka umurongo ku ijambo rivuga ngo mureke twezwe kugira ngo Imana ibone uko idukoresha. Reka dusome Abatesalonike ba mbere ibice 5 n'umurongo wa 23. Umurongo wa 23 kugeza ku murongo wa 24 haranditswe ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Ibahamagara niyo kwezwa no kubikora izabikora. Imana ishimwe cyane. Reka mbabwire, aya ni amagambo akomeye. Aya ni amagambo akomeye avuga ngo Imana y'amahoro ibeze, kandi mwebwe ubwanyu, kuvuga ngo the whole body, the whole of you, mwebwe ubwanyu uko muri kose mwezwe, ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo ubwo Yesu Kristo azaba agarutse. Birarindwe, muri make bihore byejejwe iminsi yose, kandi birindirwe muri uko kwera kugeza igihe Yesu Kristo azazira. Kuko hatabonetseho kwera ntabwo ari gukoreshwa n'Imana. Iyo hatariho kwera hazaho kuvangirwa. Iyo hatariho kwera habaho gutukiza izina ry'Imana. Iyo hatariho kwera abantu bibwira ko bajya mu ijuru nyamara kujya Gehenomu. Iyo hatariho kwera, Imana dusange cyane. Hatariho kwera wishuka kuri kujya mu ijuru, wishuka gukorera Imana ariko uri gukorera inyuma ya zero, kuko uri gukora uvanga ibyaha n'iby'Imana. Dusoma mu ijambo ry'Imana tubwira ngo nuko Imana ngira ngo indumva ari muri Yeremiya tubimana rivuga ngo kandi nukuri bishimwa mu bigawa. Aba ngo nugaruka nzakugarura, kandi nukuri bishimwa mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. Muri make nuramuka ugarutse ukangarukira ukava mu byaha ugahindukira, nzakugarukira nanjye, uko ni Uwiteka Imana avuga. Kandi nuramuka ukuye ibishimwa mu bigawa, ukamukuvanya ibyaha mu gukiranuka, ukamenya gutandukanya ibyejejwe n'ibitejejwe, Imana dusanga cyane. Reka mbabwire bene data, ndi gutinya Imana muri iyi minsi ya none. Ndi gutinya Imana cyane. Uko nsoma amagambo y'Imana buri munsi, nkareba uko yabanye na basogokuruza, nkareba uko yabanye n'uko bw'Isirayeli, nkareba n'ukuntu yabifuzaga, n'ukuntu yabonaga, n'ukuntu yabitegerezaga. Hari ikintu gikomeye cyane mbona kuri Imana dukorera. Iyi Imana dukorera irashaka ko abantu bayikorera, abantu bayitirirwa, abantu bejejwe, abantu batavanga ibyaha n'iby'umwuka. Nukuri bishimwa mu bigabuza bankanwa k'Uwiteka. Uyu munsi wa none ndashaka kugira ngo ngufashe kumva imbaraga zo kwezwa.
bitari bya bindi byo kuvuga ngo ubwere bw'itorero. Ndashaka kugira ngo ngufashe kumva imbaraga zo kwezwa, nkwereke yuko ubukristo ufite uyu munsi wa none ndetse na impact ugira ku bantu, ni ukuvuga ngo uburyo ubasha guhindura no gufasha abantu uyu munsi wa none bijyana n'urugero uriho mu kwezwa. Umubiri, munyemere mbanze mabwira ijambo, mbanze mbasobanura iby'aya magambo avuga ngo umubiri, ubugingo ndetse n'umwuka. Ibyo bintu byombi uko ari bitatu ngo birezwe, kuko nibitezwa ntabwo muzabona umwami Imana. Reka mbanze basobanura iby'umubiri. Ndashaka kugira ngo ubu rero ukuntu umuntu ameze, so ndababwira gute atuyenze kubisobanura. Murabona iyo umuntu afite telefone, reka mfate telefone nyice mu bice nka bitatu nayo kugira ngo bashe kubasobanurira neza mbere ku buryo umuntu ateye. Mu by'ukuri iyo ufite telefone mu biganza byawe nyine ubona ko ufite telefone, ariko mu by'ukuri iyo telefone ufite mu biganza byawe, reka nyigucire nk'ibice bitatu urahita ubona uburyo n'umuntu ateye. Reka mvuge ngo hari igice cy'inyuma kigaragara kuri telefone, ari nacyo nakwita housing, ariko ntabwo ari ya housing waguze, oya ni ya yindi izana na telefone bipfundikiye, ibiriho izina, ibiriho logo ya company yayikoze, niba ari LG, niba ari Samsung, niba ari iPhone n'izindi zose, cyangwa se Tecno n'andi matelefone yari hangwa mu Rwanda mufite ngewe ntazi, haba handitseho amazina, hariho logo ya company ku gifuniko cyayo. Umuntu akakubwira ngo nguhaye telefone, ndetse hariho na mark akakubwira ngo iyi ngiyi ni Samsung S20 cyangwa se ni Samsung cyangwa se ni iPhone 11, ukabona ko byanditseho, ifite ubunini bwayo, ifite shape yayo, iyo ni forme, ukayibona ukavuga uti iyi ngiyi ni iPhone nshya nigezweho muri iyi minsi. Ubirebera hehe rero? Ubirebera kuri karikasi inyuma. Iyo uyibonye ntabwo bisaba ngo ujye gupfunduramo imbere ujye kureba ngo ibirimo ni ibiki, ariko reka nkubwire icyo kintu uribona inyuma aho ngaho, ukuyibona inyuma, icyo nakita ngo ni housing yayo, irayipfundikiye. Iyo ukwiho gatoya ugera imbere ukabona noneho sasa utwuma twinshi dushamikiranye turimo, harimo udusinga, harimo n'utundi tutamenya twa transitoro, harimo burya telefone zigira n'amantene niba mutari mubizi. Demo za antene twe ntabwo twamenya ko turi abatekinisiye bazo, abantu b'abatekinisiye babizi. Harimo udusinga tujyana umuriro, tujyana amajwi, harimo za mikrofone, harimo ibiki byose. Ibyo byose ukasa iyo n'indi party ya kabiri. Ariko noneho muri iyo ndi imbere ndani, icyo nice cya kabiri. Iki cya mbere cy'inyuma nacyo kindi se housing kikwereka telefone ubwoko bwayo, icyo ngicyo nicyo nakwita umubiri. Nicyo nageranya n'uyu mubiri wacu dufite twambaye. None icyo gice maze kubabwira kirimo ibyuma, kirimo udusinga, kirimo za microphones, kirimo utuntu twose dushamikiranye ituma nyine mu by'ukuri ni nayo telefone nyirizina. Ibyo ngibyo nagereranya n'ubugingo bw'umuntu mu buryo busanzwe. Noneho hari akandi gace kandi rero sasa, ako gace ko kari très spécial. Ako kantu kavamo iyo kavuyemo telefone ntibikiri telefone, ntibigikora. Nubwo yaba ari Samsung y'1,100 cyangwa se iPhone 5,000 simbizi nibaho, ukagakuramo gatoya, nta muntu ushobora kuguhamagara. Ako kantu kitwa SIM card. Ako reka nkageranye n'umwuka. Ako niko gakonekta telefone yawe kuri antene. Noneho kamara kwikonekta kuri antene, umuntu yaguhamagara, ijwi rikava kuri antene hariya kwirebero cyangwa n'ahandi yubatsaho hirya mu rutoki, ugahita wumva ijwi ry'umuntu aguhamagara, ariko iryo jwi n'ahandi uryumvira. Iyo SIM card ni kishinzwe. Ushyizemo SIM card rero ya company itari aho ngaho muri icyo gihugu, ushobora kudakabuta amajwi, cyangwa ushobora kukabuta n'amajwi abantu batari kumva. Abantu urugero, no telefone satellitaire, nuvuga telefone ikoreshwa na satellite, mutekereza ko bakabuta nk'ibyo dukabuta twebwe dukoresha telefone zisanzwe? Bashobora gutelefona muri Amerika cyangwa se bakavugana n'abandi bantu bandi mu buryo bworoshye, cyangwa se bafite imirongo yabo, sinzi ukuntu bigenda. Cyangwa se ushobora no kutabakabuta ngo babone. Yego natwe ushobora gutelefona muri Amerika cyangwa telefona mu Burayi, byashoboka, ariko urumva ko hajemo akandi kantu kandi. Ho ntabwo bacomeka kuri izo antene zisanzwe mubona, bacomeka direct kuri satellite, bakaro bakura amakuru.
twega dukura amakuru ku mantene aba baraho yose mubona bagenda bubaka hano mu gihugu cyacu. Uyo ngiyo niyo bita simcard. Umubiri rero, umubiri ni ngo tureba ukajya muri miwaro ukireba ukabona uragasoro, ukabona ufite ubwanwa, ukabona ufite umusatsi, ukabona ufite ukabona urateranye, ukabona umubiri, ukabona inzobe, ukabona igikara. Uwo ni umubiri. Ukabona ufite amaguru cyangwa ufite amaboko. Uwo ni umubiri. Ubugingo rero ni bya bintu bijyanye n'amarangamutima n'ibitekerezo. Nijye abafaransa bita ngo conscience cyangwa se personality iba muri wowe. Reka mbabwire ukuntu bitandukanye. Umuntu ashobora kusaka gukubita urushyi, umubiri urabyimbirwa ukanababara, cyangwa se ukoze ku kintu gishyushye, cyangwa se wihonze urababara kuko umubiri urababaye. Ariko se iyo umuntu akubwiye ngo wagicucu, cyangwa se akagutuka, cyangwa se akaguha impano, bigenda gute? Uravuga ngo uyu muntu yanshimishije, cyangwa se uyu muntu yambabaje. Muri make uwo muntu turimo kuvuga hano ni wa wundi witwa bugingo. Ni bugingo tuba turimo kuvuga kuko muri we harimo za emotion, amarangamutima, ibyiyumviro, amasantima, le conscience. Aho niho bibitswe, aho niho, iyo niyo package ya uwo muntu niko ameze. Ariko hari undi muntu wa gatatu wundi rero sasa witwa ngo n'umwuka wayo. Yongeze kuri umwuka wo ndatangara cyane, ndatangara. Shambo ry'Imana tubwira ngo mwitangiro ngo Imana irangije ngo irema umuntu imubumba mu gitaka, ngurangije imuhumekera mu mwuka wayo ngo arabona ba ubugingo buzima. Sinabwiye bya simukadi na telefone. Reka mbabwire, ugiye ukagura telefone hariya mu isoko, ukayizana, ukayifata mu ntoki, ukayisharija, ukayuzuza umuriro, warangiza ntushyiremo simukadi, iyo telefone yawe nta kikumariye, nta buzima ifite. Nta muntu ushobora kugutelefona ngo akumve. Bisaba kugira ngo ushyiremo simukadi iguconnect n'ahandi hantu handi aho amajwi aturuka. Uko niko n'umwuka umera muri twebwe. Umwuka w'Imana ukomenika n'umwuka w'Imana n'umwuka uba muri twebwe. Muri make uwo muntu wa gatatu w'umwuka ni uconnecta n'ijuru. Ariko reka mbabwire, uyarakomeye kuko iyo atari muri twebwe ntabwo tuba turi abantu, tuba duhindutse nk'abapfuye. Ese iyo uryamye usinziriye ukarota, utekereza ko bituruka he cyangwa biterwa n'iki? Ukabona inzozi, ukabona wagiye wageze mu ijuru, wageze he? Ni ibitekerezo, nta marangamutima, n'iki byose. Icyo mbabwira ni iki ngiki rero, abo bantu uko ari batatu batugize, izo parti zitugize zirakominikana, zose zikora mu buryo buri synchronize, niko bavuga mu gifaransa. Synchronize ni ukuvuga ngo umwe influence undi. Iyo umwe akoze undi aba influenced. Ariko cyane cyane ariko umubiri wo urakurikira. Iyo ni nka cover, iyo ni nka couverture, yo ntabwo igira impact nini cyane. Ariko umwuka niwo soko y'ibyose, niyo soko y'ibintu byose. Aho umwuka uri connecte utuma ibitekerezo bikora, ibitekerezo byamara gukora bikabwira umubiri ugakora. Niyo mpamvu mwibuka igihe kimwe umuntu umwe yarimo kugenda na Yesu, wanyura hano harabasuzugura, barabasuzugura ngo bemba n'icumbi, bashobora barabinye n'amazi yo kunywa. Hanyuma umwe muri baravuga ngo, umwe mu cyo ba Yesu aravuga ngo, wariko mwigisha kwa abantu koko ubazuriwe koko. Wabona ibintu bano bari kudukorera gutya, ureka nkwereke, wasenze ko nzi ko bishoboye, ukamanura umuriro ukaza ugatwika bano bantu, ko n'abandi bose bazareberaho, bazatinya bamenye uwuriwe. Yesu agiye kumubwira ngo ariko nguzi umwuka ugukoresha uwo ari we. Mu yandi magambo, uzi ko ibyo uvuze urimo kubivoma ku isoko yo kwa Satani yaje kwica, kurimbura no gukuraho abantu. Ngewe sinaje gutsembaho abantu, ahubwo naje kugira ngo abone ubugingo. Ngo rero umwuka, uwo mwuka rero ukorera muri twebwe. Aho rero niho handi tugera
ngo twavuga ngo twuzuye umwuka we nani tugira ngo tukaba dufite ubusabane bwuzuye n'Imana hamwe twinjira muri communication n'Imana n'ijuru mu buryo budasanzwe. Aho ni hamwe tugera tugatangira kumva ijwi ry'Uwiteka Imana kubera yuko communication yacu n'Imana hari ukuntu uri gukora umuyoboro uragororotse. Ibyo turimo kuvuga n'ibyo turimo kuvoma turi kubikura ku Mana, turi gukurura ku rusinga, turi gukurura ahantu kure, turi gukurura kuri antene, tukumva ijwi ry'Uwiteka Imana ritubwira, twarangiza tukatura tukavuga dukoresheje umunwa. Ntabwo ko ibintu bikora abazi igifaransa byita synchronize, no kuvuga ngo kimwe kirakora n'ikindi kigakora. Urakurura ugakura mu ijuru gaho ubwenge bugaho umubiri, abantu bakumva urimo kuvuga baturiya muntu ari kuvuga, umuntu ukabuje, ariko ibitekereza amarangamutima nayo yagiyemo, ariko ubufite aho uri kubivoma. Imana ishimwe cyane. Nuko rero aha rero niho imbaraga ziva, bitewe naho urimo kuvoma, bitewe naho urimo gukonekta, bitewe n'uko uri muzima mu buryo bw'umwuka. Reka mbabwire, kugira ngo wumve neza ibintu by'umwuka cyangwa kugira ngo wumve neza iby'uyu mwuka turimo kuvuga, ni sinzi niba ari bwabone ahantu basengera umuntu urwaye abadayimoni. Aho ngaho nuhita ubonera ko umuntu afite ibice byinshi muri we. Je narababonye twasengeye abantu barwaye abadayimoni, numva abadayimoni bavuga. None se tegeka ko abadayimoni bavuga gute? Bavugira mu muntu. Kandi cyagusetsa, iyo barimo kuvuga bavugira mu muntu, umuntu ntago ari conscient, ntago yumva neza ibyo arimo kuvuga. Ibyo mu cyo bisobanura, uriya twitwa umuntu, uyu twita umwuka, aba yarabaye pre-captif mu gifaransa ko babyita, aba yaratwawe, yarajyanwa ahantu, akaba atari ukivuga, ahubwo ari imyuka imukoreramo imuvugisha. Imyuka ikorera muri we, nuvuga ngo Satani cyangwa se abadayimoni iyo baje nta kindi bakora, baraza bakitekera muri uyu muntu w'umwuka, yarangiza agatangira gukoresha amarangamutima. Aragomba umuntu avuga ngo ndashaka kwiyahura, umuntu akavuga ngo ndashaka ngo reka twibe, umuntu akavuga ngo reka dusambane, umuntu akavuga ngo reka dukore. Kubera iki? Kubera ko hari umwuka, hari ahantu ari connect, hari umwuka we ntabwo uri guconnecta n'ijuru, umwuka we ntabwo urimo guconnecta n'ijuru, ahubwo uri guconnecta na Gehinomu. Kandi bamaze guconnecta na Gehinomu, biba byagenze gute? Ngo nta kwera kuba kukirimo. Urimo guconnecta n'abadayimoni, bari kumubwira ngo iyahure, iyice, mugirire nabi, musubize sha, mureke kuri umugabo. Abo ni abadayimoni. Niyo mpamvu kuvangirwa si ikintu kiba kure. Birahagije gato ko mu isagonda uvoma ku isoko itariyo, uhita uvangirwa. Kandi uvangirwa mu buryo bw'umwuka, bikemfluence ibitekerezo, bikemfluence amarangamutima, ugatangira ugakora, bakabona umuntu ari gukora ibyo akora. Ariko ugasengera nk'umuntu kumva abadayimoni ari kuvuga, bakavuga aho baturutse, bakavuga ko bamutuyemo igihe kirekire, utegeka ko batuye hehe? Muri uyu muntu witwa umwuka. Imana dusange cyane. Niyo mpamvu deliverance, cyo twita deliverance cyangwa se kukura abantu nk'abadayimoni nta kindi gikoro, ni ukukora ibishoboka byose ugadeconnect umuntu niyo si y'umwuka barimo, ukamuconnecta n'ijuru. Muri make ni nko afata igihombo kizana amazi ukagikura kuri ruhurura ukagishyira ku murongo wa Ewasa cyangwa se Wasake, simbizi uko musigaye mu byita, kira twabyita electrogaz. Tekereza ufashe nk'umurongo, nk'umuyoboro, nk'igihombo kizana amazi wawe mu gihe cy'imvura, kikagera igihe kikacikamo kabiri, cyamara gucikamo kabiri kandi kiri guca muri ruhurura, amazi yose ya ruhurura akagenjira mu itiyo. Uko niko kuvangirwa bimera, uko niko bigenda. Kugira ngo ubashe kubona amazi bigenda gute? Muri robine zawe zo mu rugo uzajya uvoma ibirohwa. Niyo mpamvu abantu bari kuvuga bakavuga ibirohwa, niyo mpamvu abantu batekereza bifuza bakifuza ibirohwa, niyo mpamvu abantu batekereza bagatekereza ibirohwa. Kubera iki? Kubera ko amatiyo yabo ucometse ahantu ku isoko mbi. Imana dusange cyane. Ijambo ry'Imana ravuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu tutansiye. Arangije ararondora, aravuga ngo umwuka, yahereye ku mwuka, yahereye ku mwuka, kuko ku mwuka niyo soko y'ubuzima. Kandi iyo umuntu witwa mwuka yamaze kuva muri twebwe, n'abandi bajya bavuga ngo yashizemo umwuka, yashizemo umwuka. Ni ukuvuga ngo l'esprit est parti, l'esprit est parti, le corps, umubiri n'ubugingo
ntago biri nerte, nta kintu biri umare. Kuva umwuka yagiye sefini, kuko uyu mwuka ni uvivifiya. Noneho rero ni utanga ubuzima kugira ngo bigaragaze noneho niba ufite umwuka muzima. Dore rero miruwari, nakunze umuntu w'iceshisha aravuga ati kugira ngo iyo ugiye muri miruwari mu ndorerwamo ukireba, iyo ugiye mu ndorerwamo ubasha kwireba ukavuga ngo nashokoje, nisize amavuta, ndasa neza, nimaki urebeye muri miruwari, kugira ngo urebe uko usa mu buryo bw'umwuka. Rero hari indorerwamo dufite, iyo ndorerwamo yitwa ijambo ry'Imana. Iyo wirebeye mu ijambo ry'Imana ubasha kubona umwuka wawe uko uhagaze. Niba umwuka wawe ugifite ubugingo buzima, niba umwuka wawe utanduye, niba umwuka wawe ufite imbaraga, niba ufite ububyutse, niba utarwaye, niba utajya ukora ibyihangana, aho niho urebera mu mwuka. Naho rero uyu twita bugingo abe influence nibera mu mwuka. Yarangiza niwe bugingo, niwe uha imbaraga mubiri agakora. Numva ukuntu ibintu byose bigenda byuzuzanya. Imana dusanga cyane. Reka mbabwire, ndashaka kubabwira ko ibi bintu byose uko ari bitatu biragomba kwezwa kugira ngo bitazabaho umugayo ubwo Kristo azagaruka. Ndashaka kuvuga nihuse ibintu bitandatu ugomba kujya ucunga niba ushaka kwezwa. Hari ibintu bitandatu ugomba kujya ucunga mu minsi yawe ya buri munsi. Ufata ikaramu wandike, kuko ibyo bintu uko ari bitandatu niho Satani ahera atwangiza, aduca intege. Kandi reka mbabwire ikindi kintu kiretse kuri ibyo ngibyo. Mugira ngo igituma imirimo n'ibitangaza bitakoreka mu bantu n'ibiki? Mugira ngo igituma umuntu abaho ngaho akaba mu itorero imyaka 100, akaho ngaho ari wa mukristo usanzwe uzagaterana, ntaho ukaba utamubwira ngo wasengere n'umurwayi akire, ukaba utamubwira ngo wasangire n'ijambo ry'Imana, akara mukristo waho ngaho gusa usanzwe twawundi usanzwe nyine tu ndaza ngasenga ngatanga amaturo ngakina nkataho. Ariko sanga ubuzima bugarukira, ntagara ngo twahagarariwe gusa, sanga aho tugomba kugera gusa. Umva icyo shaka kubwira kuri uyu munsi, ndashaka kukubwira ngo hari Imana ishaka kugufata, hari ishaka kukugeza, ariko ntabwo ishobora gukorana nawe ugifite ukivoma ibirohwa kwa Satani. Ukivoma ibirohwa. Reka mbabwira abantu benshi bavoma ibirohwa. Imana yabareka kavuga iti no bano ntabwo bejejwe. Kavuga iti bano ntabwo, uno muntu niyejejwe, ntabwo nakorana nawe, ntabwo nafata ibintu byanjye byera wenda ngiye kubishyira hariya muri riya tiyo icometse kuri ruhurura, cyangwa se ivoma amazi yakura kuri ruhurura. Oya ntabwo bishoboka, kuko Imana ari yera.